Nitwa Gami the Psychologist. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu wakora niba uri umubyeyi cyangwa se uri umurezi kugira ngo umuntu urera cyangwa se umwana ufite atazaba ikirara. Iyi ni topic nzi abantu benshi bashobora gukunda, waba ufite umwana waba utamufite, as long as yuko ari umwana ushaka kuzagira. Kubera iki nigeze kureba ama statistics nsanga ama rehab cyangwa se rehabilitation centers dufite mu Rwanda zaruzuye abantu babuze ahantu babashira. Ugasanga mu myaka ishize imibare yagendaga irikuba, abantu bakiraga bakagenda bikuba. Ugasanga abantu benshi ntabwo bazi aho ikibazo cyapfiriye. Kimwe bintu nzi bishobora gutera ikibazo mu myitwarire y'umuntu uwo ari we wese ni uburyo arerwa cyangwa se uburyo yitabwaho igihe akiri mutoya. Akiri mutoya bishatse kuvuga akivuka, even na mbere yo kuvuka kugeza igihe azagira maturity, most of the times ku myaka 16 kuzamura 18, hari ubwo abana benshi bageze maturity. Hari n'ubwo ushobora kugeza ku myaka 20 bitewe n'umuntu uwo ari we turimo turadiringa nawe. So ni bihe bintu umuntu yakwifashisha arimo adiringa nawe cyangwa se arimo ararera umwana runaka ku buryo bizarinda yuko umwana yazagira ibyago byo kwitwara mu buryo utakwifuza ko yitwara. Ibyo nibyo bintu tugiye kuganira. Ushobora kwibaza uti ngiye bivuga ndinde, ese nta mwana mpetse, ese we ibintu wabigerageje? Icyambere nakubwira nuko I'm a psychologist, ni clinical psychologist, cyangwa se nize ubumenyi bujyanye na psychology, imyitwarire ya muntu. Ikindi nakoze cyangwa se mu buzima muri career nakoranye n'abana cyane. Nize kora n'abana yewe abari munsi y'imyaka 5 n'aba adolescents, mfite experience iyo twiteranyije ishobora kugera ku myaka 4 nkorana n'abana. So ibyo nyine birahagije. Indi experience ya gatatu nuko nanjye ubwanjye nabaye umwana ku giti cyanjye. So kuba narabaye umwana nkaba ndi psychologist biranyohera kureba ati ibintu abantu bakoraga turi mu ishuri cyangwa se ababyeyi badukoreraga nta byari sawa dukurikije ubumenyi. So ibyo bintu tubiteranya nzi neza ko nduzi guha ubumenyi bw'ibanze bworoshye ushobora kwifashisha mu kurera ku buryo umwana atazahinduka umwana w'ikirara. Ntibagire gukora like, share, comment. Nge nitwa Gami the Psychologist. Tuzatubasangiza ubumenyi bujyanye na psychology cyangwa se umenya muntu n'imyitwarire bwagufasha guhindura uburyo ubayeho cyangwa se bwagufasha gukora ibintu mu buryo butuma ugera kuri results utari witeze. So reka dutangire. Ni cyo kintu cya mbere ntekereza umuntu ashobora kwibandaho mu gihe ari marita ku mwana gishobora kuzamurinda cyangwa se karinda ubuzima bwe bwa buri munsi, ntazitware nabi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikintu cya mbere ni ikintu kijyanye no kwiga kubaka umubano urenze cyangwa se umubano wimbitse hamwe n'uwo mwana. So iki ni ikintu abantu benshi badakunze kwitaho, cyane cyane abantu b'abapapa, cyane cyane muri culture yacu ugasanga umwana ntabwo ushobora kwisanzura ku muntu runaka. So kimwe mu bintu umuntu agomba kwitaho ni ukwita ku buryo umwana uruze kuba wa muntu wa mbere aribuze kwisanzuraho. Niba uri umubyeyi, niba uri umukozi ukorana n'abana, make sure kubaka iyo relationship. Bayubaka bati maybe no gukina, maybe no kumutega amatwi, maybe no kwirinda kumujudginga, maybe no kwirinda kumutuka, maybe no kwirinda kumukubita, nubwo ibyo abantu benshi bakunda kubidebatinga. So kubaka wa mubano wimbitse ku buryo wa mwana uruze kuba nimero ya mbere kuri we. Icyo ni kimwe mu bintu bizatuma wubaka bond kuri we, izamurinda no mu gihe kizaza. Ntabwo ari kuvuga ngo iyo bond ni izatuma yanga gukora ibintu runaka nakura, ahubwo iyo bond izamuha amarangamutima meza, izatuma yumva ari safe, akunzwe, bimurinde y'amarangamutima mabi yagatumye ajya muri bya bintu utifuza yuko akora. So icyo ni ikintu cya mbere. Ikindi kintu cya kabiri ni ikintu kijyanye no kwiga gukosora umwana udakoresheje ibihano. Ikindi kintu gikunze kugora abantu benshi. Abantu benshi bazi yuko n'umwana akoze ikosa nutamubwira nawe nutamutuka wesha ntabwo ibintu birebaga wakicucuwe ibitutsi ibyo ngibyo cyangwa se akamukubita. Abantu benshi bumva yuko iyo adakoze ibyo ngibyo atari buze gukosora umwana ngo ikore ibintu by'ukuri byanyabyo. Ibyo ngibyo ubushakashatsi bugaragaza ko atari byo. Hari uburyo ushobora gukosora umwana wakoresheje ijwi rituje ndetse
agakora ibintu neza kurushaho. Ibyo ni ibintu abantu benshi tutazi. So niyo umuntu avuga ati gukubitana ibyo rubuze kumfasha, kumukina ibyo rubuze kumfasha, ushobora kubyumva kubera yuko izi ni tekinike abantu benshi tutaramenya, ariko ku bantu bazi masterinze nzi yuko ari zo tekinike zishobora kurinda umwana ibyago yuko byazamugira ingaruka mbi mu buzima bwe bwa buri munsi. So kwiga uburyo wahana umwana cyangwa se wahindura imyitwarire ye udakoresheje ibihano. Ikindi kintu cya gatatu ni ikintu kijyanye no guha umwana ibyo akeneye cyangwa se ibintu by'ibanze. Turabizi yuko umwana, umuntu wese akeneye ibyo kurya, akeneye ibyo kwambara, akeneye emotional support. Hari basic needs zibaho ziri psychological nka emotional support. Kuko umwana azari kurira akabwira uti waguye uri kujya hehe? No, she needs your support. Akeneye kumva yuko uri murumva akababaro. Okay, so kwiga guha ibi basic needs ibyo umuntu akeneye umwana bitari physical gusa, ahubwo biri emotional. Umwana akarwara ukamuvuza, ukamujyana ku ishuri ku gihe. Ibyo ni ibintu bishobora gutuma umwana akura mu bice byose by'umubiri, biri physical, mental, psychological na social, akaba yabasha gukora. Kuko umwana adakuze still hari ibibazo azagira bigatuma yitwara nabi mu buryo utifuzaga. So icyo ni icya gatatu. Ikindi kintu cya kane ni ikintu kijyanye no kwigisha umwana kuyobora amarangamutima ye we utabigizemo uruhare. N'umwana yarakaye ukamwigisha kuyobora uburakari. Kurakara ntabwo ari ikibazo. Kwa kundi umwana arakara ukamubwira uti wesha urimo urakarira papa wawe, urimo urakarira mama wawe, ntazi ko bitemewe. Icyo gihe ntabwo uri kumwigisha kuyamanage. Ahubwo niba arakaye kumwigisha kuyayobora. Niba ari ukumwigisha kuvuga ko arakaye aho kugira ngo arire, niba kumwigisha kuva ko ababaye aho kugira ngo arire. For example, kurakara no kuri byose bishobora gutuma umuntu arira. Kurakara no kuba byose bishobora gutuma umuntu arira. Yes, niba ari ukumwigisha ageze ku myaka yo kwandika, kwigisha journaling cyangwa se kumwigisha kwandika ibintu bimubabaje, kumwigisha kubwira inshuti ze bitewe n'ikintu cyamubabaje. So ibyo tuntu ushobora kwigisha umwana. Uburyo bwiza ushobora kumwigishamo n'ubuhe? Ni ukubikora wowe ubwawe. Kwigisha umwana kuyobora amarangamutima akenshi ni ukubikora wowe ubwawe. Niba ari ikintu cyakurakaje ukabimanaginga, cyangwa se ubwo burakari ukabimanaginga, umwana ari kureba mu buryo buri healthy akazabikwigiraho. Ariko ntabwo ari byo gusa, abo ushobora no kumugayidinga bitewe mu ndangagaciro ugenda umwigisha. Kumbwira uti iyo umuntu arakaye ntabwo akubita ikintu hasi, iyo umuntu arakaye ntabwo akubitana. So bitewe n'indangagaciro ukagenda ubimwigisha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ikintu cya gatanu ndetse cy'ingenzi gishobora gutuma urinda umwana wawe ko azagira imyitwarire utifuza, ni ikintu kijyanye no kumurinda ihungabana cyangwa se kumurinda ibintu byamukomeretsa bikamutera ibikomere byo ku mutima. Aha ngaha bishobora kuba amagambo ushobora kumubwira mabi, bishobora kuba kumukubita. Ibyo bishobora gutera abantu runaka ihungabana, nubwo biterwa n'ingano, biterwa n'uburyo bimubwira, biterwa na personality y'umwana. Bishobora kuba sexual abuse. Hari abantu ushobora gusanga si umukozi abana akigendera atazi ibintu arize kubakora, wenda arize kumukubita, arize kumubwira, kumutoteza mu buryo bumwe runaka, arize kumwangiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ugasanga ntabwo uzi ibintu biba ku mwana wawe. Kugereza kumurinda ihohoterwa ryose rishobora kuba byakwirindwa. Hari ubwoko bw'amahungabana tutashobora kwirinda nk'amaksida, ariko amaksida nk'ayo ngayo akenshi ntabwo akunze no guteza ibibazo. Akenshi ibintu bikunze guteza ibibazo ni ubwoko bw'ihungabana bwaturutse ku ndi muntu cyangwa se byatewe n'undi muntu, kubera yuko iyo ikibazo cyatewe n'undi muntu bikomeretsa umutima cyane, kuko uti umuntu yankoreye ikintu kibi ku rwego rungana gutya, bikaba deep mu ntekerezo cyangwa se umutima. So kurinda umwana ibintu byose bishobora kumuhungabanya, bishobora kugusevinga, bishobora gutuma hari ibintu byinshi umurinda mu gihe cyazaza. So ibyo ni ibintu by'ibanze bitanu wakora ukaba uzi yuko umwana wawe uri kumujyana mu nzira nziza izatuma agira imyitwarire myiza. Gusa ntibisobanuye yuko abantu bose banyuze mu ibintu bagira imyitwarire mibi. Icyo nicyo kintu tukwiye kumenya nk'abantu muri rusange, nuko ibintu tuba tuvuga ni risk factors, ibintu byongera ibyago. Ntabwo abantu bose babicamo, bisobanuye ko bagira ibibazo twagiye tuvuga ngo by'imyitwarire mibi bigiye bitandukanye. Ahubwo iyo factors zibaye nyinshi byongera ibyago. Ikindi, abantu tugenda tugira coping mechanism. Hari tekinike tugira bitewe n'ibibazo twahuye nabyo, ugasanga dukemura ibibazo runaka. Ikindi, hari abantu tugenda dukira. Ushobora guhura n'ibibazo runaka ugasanga nawe ibintu byinshi byamuhungabanyije, ugasanga hari ibintu byinshi nawe nabyo byamfashije gukira.
social support, kubana n'abantu, ukagenda ku ishuri ukagira umuntu mwubaka umwana mwiza, ugasanga ugufashije gukira ibikomere wagiriye mu rugo. So kuba ibintu ari risk factors ntabisobanuye yuko buri buze gutera ibibazo twagiye tuvuga. So gusa nk'abarezi cyangwa se nk'abantu twita ku bana cyangwa se nk'umuntu wita ufite umwana ushaka kurera, ushaka ko azaba umuntu muzima, ni byiza kwita ku ibintu. Kuba ku mubano mwiza nicyo kintu cya mbere, kugisha umwana kuyobora amarangamutima, kumuha ibintu by'ibanze bitari physical ahubwo bijyanye n'amarangamutima, ibintu ashobora gukenera, basic needs. Kwiga kumuhana cyangwa se kumufasha gukosora imyitwarire udakoresheje ibihano. Ikindi ukamurinda ibintu bishobora kuba byamuhungabanya. Ibyo nibyo bintu bitanu umuntu yakwitaho ashaka kurera umwana uzagira imico myiza. Njye nitwa Gami the psychologist, ndi umuganga mu psychologist. Ntiwari gukora like, share na comments, nuko nibyo turimo tuvuga, kandi tuzongera duhure hano ubutaha. Ciao ciao.